kuko buriya nushaka kumva Bibiliya neza, njya mbona abakristo benshi bagira ikibazo. Hari ibintu bimwe, hari amahamwe y'ifatizo ugomba gusobanukirwa mu buryo bw'umwuka kugira ngo ibindi bisigaye byose byorohe. Abantu bize imibare, iyo umaze kumenya guteranya bakakubwira ngo rimwe guteranya na rimwe ni kabiri, ukabimetiriza neza, addition ukayimetiriza. Ahubwo ngo gatatu gukuramo kabiri ni rimwe, ukamenya soustraction gukuramo. Ahubwo ngo kabiri gukuba kabiri ni kane, ukabifata ukabimenya, ukamenya gukuba, utari bya bintu byo kubarira ku ntoki. Hano umuntu ashobora kubwira ngo 15 gukuba 15, ugahita umubwira ngo ni 175 utagombye gutekereza. Ariko ndizera ko ari byo, ko ushobora kubabwira nkasanga atari byo, ni 225. Ariko ibyo impamvu mbibabwiye, nshobora no kukubwira ngo umubare nkubwiye si wo, kuko ibyo bintu narabyize. Ushobora kumbwira uti 15 gukuba 15, nkarebaho gutya, nareba imibare nkakubwira nti 225. Kandi wajya guteranya wabandi bagenda buhoro, bamwe banza kuvuga ngo 15 gukuba 5 75, hanyuma 15 ngo guteranya ngo bikaba 225. Ariko